ikaba ikomeje kuduha ubuzima, ikaba iduhaye n'aya mahirwe y'amateraniro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kwiga ni ijambo ritubwira ngo kunesha urupfu. Niryo jambo tugiye kwiga muri uyu mwanya. Urupfu ni ikintu abantu batuye ku isi basobanukiwe kandi bazi neza, kuko rudutwara abavandimwe, rukadutwara inshuti. Amakuru y'abapfuye turayumva mu buzima bw'abatuye hano ku isi. Ni ikintu kitubaho, tukababara, tukagira agahinda, tukabura abacu, kandi bikadutera n'ingaruka zikomeye zo muri ubu buzima. Urupfu rwagiye rutwara ababyeyi bacu, urupfu rwagiye rutwara inshuti zacu, urupfu rwagiye rutwara abana bacu, urupfu rwagiye rutwara abo dukunda, abo twifurizaga ibyiza muri ubu buzima bwa hano ku isi. Urupfu abenshi rwagiye rubatwara. Mbese urupfu ni ikintu kiba mu buzima bwa hano ku isi. Abantu benshi bararusobanukiwe. Nta muryango uriho ku isi utarahura n'akaga kitwa urupfu. Umuntu wese utuye ku isi, urupfu rufite icyo rumutwaye. Umuntu wese utuye ku isi, urupfu rufite icyo rwakoze mu muryango we cyangwa mu buzima bwe. Ariko tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo kunesha urupfu. Uru rupfu rutwara abacu, uru rupfu rwaduhekuye, rwadutwariye abana, ababyeyi n'inshuti. Tugiye kwiga ibyitwa kurunesha. Abantu benshi tuvuze kunesha urupfu, bashobora kuba batari kubyumva neza, bashobora kuba batari kubishyikira neza. Ariko reka mbabwire ngo nibyo, natwe abariho, abari kunyumva muri uyu mwanya, umunsi uzagera nk'uko bimeze, tuzapfa. Kuko niko ubuzima bumeze ku isi, abantu barapfa. Kuva uhereye igihe icyaha cyakorewe mu isi, abantu barapfa. Kandi natwe nuko umunsi uzagera dupfe. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko mbese ikintu cyiza, inkuru nziza ku batuye ku isi, ni uko igihe kizagera urupfu rudutwara abacu, urupfu ruduhekura, urupfu rutubabaza, urupfu natwe ruteye ubwoba. Kuko nicyo kintu mu buzima bw'umuntu giteye ubwoba gusumba ibindi bintu byose. Wahomba, wahura n'ibigeragezo, warwara. Ariko ikintu giteye ubwoba mu buzima bwa hano ku isi gusumba ibindi bintu byose ni ugupfa. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira amakuru meza, amakuru akomeye umuntu wese yakwifuza gusobanukirwa, yuko tuzanesha urupfu. Aya magambo yo kunesha urupfu ni ay'ukuri. Aya magambo yo kunesha urupfu ni ayo kwizerwa. Ni inkuru nziza ku batuye ku isi, yuko twebwe abari muri iyi si, umunsi uzagera tukanesha urupfu, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abakorinto, igice ni icya 50, ni igice cya 15. Reka nsome ku murongo wa 53. Haravuga ngo, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Aya ni amagambo akomeye. Uyu mubiri twambaye, uyu mubiri upfa, uyu mubiri ubora, uyu mubiri bashyingura, ndetse reka mvuge ngo uyu mubiri twambaye wari wambawe n'inshuti zacu, abana bacu, imiryango yacu, abo twifurizaga ibyiza, ariko bakaba batakiriho. Bakaba barahuye n'akaga kitwa urupfu, bakaba barahuye n'icyago kibi cyitwa urupfu. Umugaragu w'Imana witwa Pawulo aravuze ngo uyu mubiri ubora
kandi upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Aya ntabwo ari amagambo yo guhumuriza abantu gusa, ntabwo ari amagambo yo gucenga abantu, ahubwo ni amagambo y'ukuri, ni amagambo yo kwizerwa. Abacu bapfuye igihe kizagera bambikwe umubiri udapfa, bazuke tubabone n'amaso yacu. Aya ni amagambo yo kwizerwa. Ariko uyobora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu runizwe no kunesha. Aya ni amagambo akomeye yanditswe muri Bibiliya, ni amagambo Imana yari yohereje abatuye ku isi. Nubwo urupfu rudutwara abacu, nubwo urupfu rutwigaranzura, twavuje abacu, twakoze ibishoboka byose twifuzaga yuko babaho, ariko rukabatwara, nuko byanditswe yuko hari ijambo rizasohora rikagera ku muntu wese utuye ku isi, rikinjira mu matwi yacu, rivuga ngo urupfu rumizwe no kunesha. Urupfu ruzamirwa no kunesha. Aya magambo ni ay'ukuri, kandi Yesu yarabigaragaje ubwo yapfaga ku musaraba, arangije ku munsi wa gatatu akazuka, nk'uko byanditswe mu bitabo byinshi, nk'uko turabisoma. 55, warupfuye kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bana b'Imana, uru rupfu rudutwarira abacu, urupfu rutwara abantu, urupfu rutwara abantu bagapfa bakagenda tukababura. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko umunsi uzagera tukarunesha, kandi Yesu yatanze urugero. Yesu yabaye muri iyi si. Yesu arazwi cyane mu mateka y'iyi si, ntabwo ari mu mateka y'abasenga gusa. Yabayeho, igihe kiragera arabambwa ku rupfu rwo ku musaraba. Yesu arapfa, abantu benshi barabizi uko byagenze. Yesu yarapfuye, arazuka. Amateka y'iyi si arabizi neza, ariko amateka y'inyandiko zera atubwira yuko urupfu rutigeze rumuherana, amarembo y'ikuzimu atagumanye umucunguzi wacu Yesu Kristo, ahubwo ngo yarazutse nk'ikimenyetso cy'uko abacu bapfuye nabo bazazuka, nk'uko byanditswe. Yesu yarapfuye, ariko igihe cyarageze arazuka. Luka 24, umurongo wa mbere haranditse ngo ku wa mbere w'iminsi 7 karekare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona ibitare bikinguye, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo 2 bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ubwo Yesu yari amaze gupfa, bamaze kumushyingura mu gituro, abantu benshi baratashye ko hari kuwa nyuma, wari umunsi wo kwitegura isabato. Ubwo abantu baragenda, umunsi wo kwitegura isabato barayitegura, nk'ejo mu gitondo bajya gusenga. Noneho bukeye ku wa mbere w'iminsi 7, aba babyeyi bazanye ibihumura neza ku gituro cy'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ngo bahasanga abagabo 2, ngo babonye yamva ikinguye nta muntu yirimo, ubwo nimva Yesu Kristo. Ngo noneho ngo aba bagabo barababwira ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Mwumve ntari hano, ahubwo yazutse. Yari inkuru nziza. Reka mbasubiriremo ngo abantu bacu bapfuye tukajya kubashyingura tukabarenzaho igitaka. Abantu bacu bapfuye
bamwe ntitunabashyingure, abantu bacu bamizwe n'inyanja nk'uko byanditse, igihe kizagera bazuke, kandi nibamara kuzuka tuzababona nk'uko Yesu Kristo nawe yazutse. Gatandatu, umwana w'umuntu, yego. 5, abagore baratinya. 6, ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azuke ku munsi wa 3. Mwibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari kumwe nabo. Babwira intumwa ibyo babonye, ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibayemera. Maze Petero arahaguruka, yirukanka ajya ku gituro, arunama, arungurukamo, abona imyenda y'igitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Aba bagore batashye bagiye kuvuga inkuru yo kuzuka kwa Yesu, ngo intumwa ntizayemera. Petero waranagaruka asanga umwami Yesu ntakiri mu gituro, ariko mwumve ntibabyemera yuko Yesu yazutse, ariko yaje kubiyereka. Aha haranditse ngo, nuko uwo munsi babiri bo muri bo bajya mu kirori cyitwa Emawusi, kuva i Yerusalemu kugerayo ni stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose, bakiganira babazanya. Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Barahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba. Ariko twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa 3 uhereye ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. 24, kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro, basanga ariko biri uko abagore bababwiye, ariko ntibamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Abone kwinjizwa mu bwiza bwe. Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byera, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicara ngo asangire nabo. Yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, arabaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravuga bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga 11 bateranye bari hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Rero bana b'Imana muri kudukurikirana,
reka tubabwire ngo iyi ni inkuru y'impamo, abapfuye bazazuka. Abapfuye bazazuka, kandi urugero rufatika rw'uko abapfuye bazazuka ni uko umwami Yesu Kristo wapfuye ngo ahinduke inshungu y'abanyabyaha yarazutse. Azutse bamwe barabyemera, abandi barabihakana, ariko uko yagiye ababonekera byagaragaye yuko amagambo y'Imana ari ay'ukuri, yuko abapfuye bazazuka. Ngo icyatumye Yesu apfa akazuka ngo kwari ukugira ngo abizera bose bibabere igihamya yuko umukiranutsi niyo yapfa igihe kizagera akazuka. Rero bana b'Imana, urupfu Yesu yararunesheje, arapfa, arazuka ava mu gituro nk'ikimenyetso cy'uko abana b'Imana nabo bazazuka. Aya ni amasomo menshi yanditse muri Bibiliya. Ubwo Yesu azaba aje, abapfuye bazazuka nk'uko byanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe 21. Igitabo cy'Ibyahishuwe 21 hatubwira yuko igice cya 20:11, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, isi ni ijuru n'isi bihunga mu maso hayo, ahabu ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Uyu ni Yohana ubwo yari ari kwerekwa, abona abantu bari barapfuye, barimo abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Bana b'Imana muri kutwumva, nubwo abacu bapfa tukababura tukababara, amakuru y'ukuri yizewe yo kwizerwa nuko abacu bapfuye bazazuka. Yohana ari mwiyerekwa, ari kwerekwa abacunguwe, abona bari barapfuye bahagaze imbere y'intebe y'Imana, ubwo bazaba barazutse. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo bakoze, zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Inyanja yaka umuriro ariyo rupfu rwa kabiri. Bana b'Imana, abantu bacu bapfuye bazazuka. Inyanja igarura abapfuye, ukuzimu nako kugarura abapfuye, ubwo ni abacu twashyinguye. Aya ni amakuru y'ukuri atari ikinyoma, abacu bapfuye bazazuka. Kubw'ibyo rero hari ibintu bine nifuza kuvuga nyuma yo gusoma aya magambo yo muri Bibiliya. Amakuru y'ukuri atari ikinyoma yo kwizerwa nuko tuzanesha urupfu. Noneho rero ubuzima dufite hano ku isi ni igishoro cyo kwitegura kuzabaho, kuko muri ubu buzima turapfa. Ndasubiramo, ubwo igihe kizagera tukanesha urupfu, inyandiko zera, amagambo y'Imana ya yindi yanesheje urupfu, ubu buzima dufite Imana yaduhaye, tutarapfa, tutarasinzira, tutarava muri uyu mubiri ngo dupfe badushyingure, ni igishoro cyo kwitegura kuzabaho nyuma y'urupfu. Iyo ngingo turagira icyo tuyivugaho. Ingingo ya kabiri twifuza kugira icyo tuvugaho, nuko dusabwa kugira imyiteguro yo kuzanesha urupfu. Dusabwa kugira imyiteguro yo kuzanesha urupfu, kugira ngo abantu bazazuke, bazukire guhabwa ubugingo budapfa, nuko bazaba baragize imyiteguro yo kunesha urupfu. Buri urupfu abantu bapfa ntacyo rutwaye, bitewe nuko Yesu yanesheje urupfu, ahubwo ategura abantu kuzabaho by'iteka ryose. Urupfu rwa hano ku isi nubwo rutubabaza,
nubwo rutugora nta kibazo, ahubwo abantu bakwiriye kwitegura kuzabaho, bakagira imyiteguro izatuma banesha urupfu bakazahabwa kudapfa. Iyo ngingo turagira icyo tuyivugaho. Ingingo ya gatatu twifuza kugira icyo tuvuga ni uko kwizera, iyo dufite kwizera muri ubu buzima bupfa, bigabanya ubwoba bwo gupfa. Iyo abantu bafite kwizera, bakizera Imana, bakizera yuko hari ijuru, bakizera yuko hari ubundi buzima Imana yateguriye abayo, bakamenya yuko ubu buzima Imana yabuduhaye kugira ngo tubwitegure cyangwa se tubukoreshe kugira ngo tuzabeho mu bundi buzima, bigabanya ubwoba bwo gutinya gupfa. Noneho ingingo ya 4 turavugaho abapfuye bazazuka bongere kubaho. Aya ni amakuru y'ukuri, abapfuye bazazuka bongere kubaho. Ubuzima dufite ni igishoro cyo kudufasha kwitegura kuzabaho. Ubu nta buzima burimo. Ubuzima bwa hano ku isi ni ubuzima bw'imiruho. Ubuzima bwa hano ku isi ni ubuzima bw'intambara. Ubuzima bwa hano ku isi ni ubuzima bw'ibigeragezo. Ubuzima bwa hano ku isi ni ubuzima bwo kubisikana kw'ibintu byiza n'ibibi. Ubuzima bwa hano ku isi ntabwo wabumaramo igihe kirekire butaguhinduriye. None uba wasetse, ejo uba wababaye. None aba ari amahoro, ejo ari ibyago. Nuko ubuzima bwa hano ku isi bumeze. Mu buzima bwa hano ku isi ibintu bigenda byihinduranya. Mbese ntago bufite stability, ntago buhagaze neza. Ni ubuzima bwihinduranya kandi bukihinduranya butasezeranye n'umuntu. Imana yabuduhaye kugira ngo budufashe kwitegura kuzabaho mu buzima budapfa, kuzabaho mu buzima bw'iteka ryose, aho tuzaba tumaze kunesha urupfu. Dusabwa kubukoresha neza, dusabwa kubufata neza. Ndetse Bibiliya iri kuvuga kuri ubu buzima dufite, abantu bakwiriye kubukoresha neza, ntibabukoreshe nabi. Ko mu gitabo cya Zaburi 144 umurongo wa 3 n'uwa 4 hatubwira yuko iminsi yo kubaho kwacu muri ubu buzima bwa hano ku isi imeze nk'igicucu. Mbese ntabwo ubuzima bwa hano ku isi ari ubuzima bwo kugundira ngo bubuze abantu kwitegura kuzabaho, ahubwo mwumva uko byanditse. Nta buzima dufite bwatubuza kwitegura kuzabaho, ahubwo ubu buzima ni ubwo kudufasha kuzabaho mu buzima bw'iteka ryose. Haranditse ngo 144 umurongo wa 3, Uwiteka, umuntu ni iki ko mumenya, cyangwa umwana w'umuntu ni iki ko mwitaho? Umuntu ameze nk'umwuka gusa, iminsi ye imeze nk'igicucu gishyira. Iminsi y'umuntu imeze nk'igicucu gishira. Bana b'Imana, ubuzima bwa hano ku isi, ubu buzima tubayeho ni ubuzima aho ujya usanga n'iminsi abantu babayeho, ya yindi bashoboye gukoramo ibikorwa, ya yindi bashoboye kurwana, bakarwana intambara y'ubuzima, niya kubwira amateka y'ubuzima bwayiranze, usanga ari iminsi y'intambara, usanga ari iminsi y'akaga, usanga ari iminsi yo kugubwa nabi, nk'uko byanditse muri Zaburi ya 90 umurongo wa 9 n'uwa 10. Iminsi yo kubaho k'ubuzima dufite bwa hano ku isi ntabwo ari iminsi yo gufata uko twiboneye. Twari dukwiriye kuyitegura kuzabaho, kuko n'ubundi ubuzima dufite nta buzima, ni ubuzima bw'ibibazo gusa. 99 haranditse ngo kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mwijima, tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Nguko ukuntu ubuzima bumeze. Umwana aravuka akarangiza imyaka tuvuge ikagera nko kuri 5,
ababyeyi bakimwitaho. Ubwo ni ubuzima bwa hano ku isi nuko buteye. Namwe murumva yuko mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ni iminsi y'imfabusa, ariko namwe mwumva iyo minsi guhera ku myaka 5 ababyeyi bakamutoza, ababyeyi bakamwigisha, bakamujyana no ku mashuri akajya kwiga. Ubu biri kujya bigera mu myaka hagati ya 20-25 umwana akaba arangije ishuri. Namwe murumva ntacyo arageraho muri ubwo buzima, guhera kuri 25 ukazagera wenda muri 30 ningahe kugera kuri 40. Ubwo ari kwiruka ku buzima, ubwo ari gushakisha, abashaka bagashaka, abagira ute bakagira ute, abari mu ntambara zikomeye cyane. Iyo myaka bari y'intambara, imyaka yo kujya gushaka amafaranga, imyaka yo kuzashaka urugo, imyaka yo kuzirukanka ku bintu byo hirya no hino. Namwe murumva no guhera kuri 25 wenda kuzamura. Hari n'abahera munsi, ubwo akayirukankaho. Ubwo wenda yagira umugisha mu myaka 30 akaba yagize urugo, akaba atangiye intambara yo kurera, akaba atangiye intambara yo kubaka, akaba atangiye intambara yo kugura imodoka, akaba atangiye intambara yo kugura umurima. Ubwo niko ku kazi, yaba umukire n'umukene biba bitari kugenda neza, nikaba ari guhaguruka amajoro, nikaba ari kutaha andi. Noneho bikajya kugera mu myaka 40 ari ubwo buzima abantu bafite, kandi ubwo abantu bose bo ku isi ubwo buzima babuhuriyemo. Byagera mu myaka 40 imbaraga z'umubiri zagabanutse, ibyago biri kwiyongera, abana biyongereye. Ubwo n'ibigeragezo nuko biba bingana. Nubwo abana ari umugisha, abamusuzugura baba baraho, abari kwigisha ntibifate nabo baba baraho, abari guta icyerekezo ubwo ni mu myaka 40 nabo baba bahageze. Ubwo agatangira urwo rugamba narwo akarwinjiramo. Imyaka y'ubusaza iba yatangiye kuza, indwara zatangiye kwiyongera, gutinya ubuzima nabwo biba byatangiye kwiyongera. Ubwo bikajya kugera mu myaka 50 uwo gushyingira yatangiye gushyingira, nubwo no muri 40 bishoboka. Ubwo ndavuga ubuzima bwa hano ku isi, kuko aravuze ngo n'ikiratwa cy'ubu buzima ni ibyago, ni ibibazo. Ubwo imyaka 50 abagira umugisha baba batangiye gushyingira. Ubwo niko intambara ziyongeye iyo washyingiye. Ubwo washatse iyo hirya, umuhungu wawe washatse, umukobwa wawe washatse, ubwo umwuzukuru warwaye, izo raporo zirakugeraho. Umwuzukuru wagize ibibazo, izo raporo zirakugeraho. Niba yashatse n'abana biyongeye, ariko ni n'ibibazo byiyongeye. Umukazana warwaye, amakuru arakugeraho. Abana bari kuvuka agitwita, niba yatangiye guhurwa, ayo ni amakuru urukwakira. Ubwo ndavuga uwo mukobwa, uwo muhungu niba ku kazi bamwirukanye wawe nawe uri gushakisha ubuzima, ubwo ayo ni amakuru nari bujye muri bwa buzima bwa wa musaza w'imyaka 50 nubwo abadashaje cyane. Ubwo ni ubuzima bwa hano ku isi abantu bose babuhuriyemo, abakire n'abakene. Ubwo noneho ubwo buzima namwe murumva mu by'ukuri ni ubuzima bw'intambara, ni ubuzima bwo gucanganyikirwa, ni ubuzima bw'ibigeragezo. Niyo mpamvu ubuzima Imana yaduhaye bwa hano ku isi nibyo dusabwa kubaho, ariko tukabaho tuzi neza yuko ari igishoro cyo gukoresha neza, kwitegura ubuzima budapfa, ubuzima budashira. Kubera ko ibyiratwa by'ubu buzima namwe murabyumva mu gitabo cya Yobu asobanura iby'ubu buzima abantu babayeho. Ubu buzima ibyo ku isi ntibikazakubuze kwitegura kuzabaho, kubera ko ni intambara zikomeye cyane abantu banyuramo. 7 umurongo, reka mbere ku murongo wa mbere. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara? N'iminsi ye si nk'ukorera ibihembo? Uko umuretwa yifuza igicucu, n'umukozi uko arindira ibihembo bye, niko nahawe amezi anguye nabiho ibihembo, kandi nategekewe amajoro antera imiruho. Uyu ni Yobu uri kubivuga, asa n'uri kwivuga, ariko asa n'aho ari kuvugira abantu bose batuye ku isi. Ubu nibwo buzima abantu batuyeho. Numva asobanura iby'ubuzima n'urugendo abantu babamo, nubwo yivugaga, ariko ni urugendo rw'abantu bose. Ndabisoma ntabisobanuye, ariko nimbisoma wumva urugendo rw'ubuzima. Ubu buzima nta kigenda. Ubu buzima n'ibyo abantu babona byo kwirata baba birasa ubusa. Imana yarabuduhaye kubera ko izi yuko nta buzima burimo, ariko izi yuko bwatubera igishoro cyo kuzabaho. Imana irabuduha rero ngo tubukoreshe neza. Hepfo iyo ndyamye ndavuga nti
buracya iyo ndyamye ndavuga ngo buracya ryari ngo mbyuke. Nibwo buzima twese tubayemo. Nkora ndara ngaragurika bugacya, umubiri wanjye utwikiriwe n'imvuvu, uruhu rwanjye ruriyasa rukava, iminsi yanjye irihuta kuruta ikibohesho cy'umushonyi w'imyenda, ishira ari nta byiringiro. Nyaboneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa, ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi, ijisho ry'undeba rizongera kubora, amaso yawe azaba ndiho, akiriho sinzaba nkiriho. Igicu uko igicu cyeyuka kigahera, niko numanuka agikuzimu atasubira kuzamuka ukundi. Ntazagaruka ku nzu y'ukundi, naho yari atuye ntazongera kuhamenya. Nicyo gitumye ntiyumanganya, mvuze mbitewe n'agahinda, ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Mbese ndi inyanja cyangwa se ndi igikoko cyo mu nyanja, kugira ngo unshireho abarinzi? Iyo mvuze nti umubiri wanjye, iyo mvuze ngo uburiri bwanjye buzampumuriza, igisasiro kizanyorohereza imiborogo, uherako ukankangisha inzozi, ukantera ubwoba ibyo neretswe, bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura ngo mpfe, bikandutira guhora mbururwa muri iyo ngingo. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndakeka ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Umuntu niki byatuma umukuza ukamwitaho, ukamwendera, ukamugenderera uko bukeye? Ntutuze kumugerageza. Uzirengagiza ryari kumpozaho ijisho, ukanyorohereza nkabona uko nigira amacandwe. Niba narakoze icyaha, weho nagutwaye iki? Ubwo ni Yobu wenda yari ari kuvuga menshi, ariko namwe mwumvise ubuzima uko Yobu yabuvuze nuko yabayeho. Ibicyo bishaka kutwigisha nuko ubu buzima nuko bugenda bushira. Iyo umuntu yamaze kugera muri ya myaka 50 nababwiye, ibintu byose byamubihi, atajya guceza ngo anezerwe, utamuha ibiryo ngo ari ukumuhatira kurya nk'uruhinja. Nta kintu kikimuryoheye muri ubu buzima. Ari inkuru ari kumva ziri kuva hirya no hino, abagize umuryango mugari, ubu niba afite abana 5 bakaba bashatse, izo raporo zose ziba zigaruka. Nuko ubuzima bumeze, kandi ntabwo hose byaba biri kugenda neza. Hamwe baba barwaye, ahandi baba bapfushije. Nibwo buzima. Abandi baba bahuye n'ibyago, abandi baba babirukanye ku kazi, abandi baba bashonje bari kuburara. Izo ni raporo ziba ziri kugera ku musaza w'imyaka 50 n'umukecuru w'imyaka 50. Nuko ubuzima bumeze. Iyo abantu batamenye yuko ubu buzima ari igishoro Imana iduhaye ngo twitegure kuzabaho, babaho barwana nabwo, bakabaho muri bwa buzima bwo guhera ku umwana akivuka. Namwe muri umwana wavutse uri kwigisha kurya, ntacyo yari yageraho gikomeye, ni wo kukuvuna gusa. Ubwo yageze ku myaka 5 yatangiye ishuri, ntacyo yari yimarira, aragera mu myaka 25 ari uruzerero rwo kuva mu rugo ajya ku ishuri. Ubwo ntacyo yari yimarira. Natangira igihe cyo kujya mu kazi, namwe murabyumva, na majoro kubyuka kare karajya gukora akazi, ni ibigeragezo byo ku kazi bitandukanye. Nubwo yaba yacyuye amafaranga, niko akazi kameze. Ingorane z'abamutega imitego, ingorane z'akazi kavunnye, agenda igicuku, ataha ikindi, arya amajoro. Ubwo nibwo buzima zaba yarabonyeho, abona amafaranga, atagera ku byifuzo bye, agira ubwoba bw'uko akazi afite gashobora kumucika. Nizo ngorane, yaba ku mukene yaba no ku mukire. Niko ubuzima bumeze. Hashira iminsi ngahe agira urugo, Imana irumuha, atangira kwinjira muri stress zo gutunga urugo, atangira kwinjira muri stress. Ubwo niba ari umukobwa yatwite, ibintu byakomeye, ibintu byahinduye ipaje, amezi 9 akazajya gushira.
ururimi rwarageze aha, uwo guhurwa yarahuzwa ari ibibazo, nuko ubuzima bumeze. Ibyo turabisangiye twese ku isi. Uwo musore nawe gihe cyo kujya kubyara yataye umutwe atashobora gupfa, namwe murumva niko ubuzima bwihinduranya. Umwana yavutse arararira, abandi barajya ku kazi mu gitondo, ubwo nibwo buzima abantu babayeho. Mbese nuko ubwo gahunda yo kumwonsa, gahunda yo kumwitaho, ubwo ni ubuzima abantu tuba tubayeho bwa hano ku isi. Mu by'ukuri nubwo bamwe batekereza yuko gukira bakagira amafaranga, abandi kuba abanyabwenge bo ku isi bakavugwa cyane, abandi gukomera muri ubu buzima bakagera ku bintu bihambaye byo muri ubu buzima, ariko iriya ritime y'ubuzima tuyihuriyemo, abakire n'abakene, kandi iravunnye kandi iragoye, irimo ibigeragezo bidasanzwe abantu twese duhuriramo. Kuko rero Imana yarizi yuko ubuzima ari uko bumeze, akaba ari ubuzima bw'imvune, akaba ari ubuzima bw'ibigeragezo, akaba ari ubuzima bwo kwihinduranya kw'ibibazo byiyungikanya, kuzarinda umuntu ageze mu busaza byanacangwamo, bamwe bagapfa batageze no muri ubwo busaza, abandi bagapfa bataraba abasore, abandi bagapfa bataragera ku nzozi zabo, abandi bagapfa ibyo bakoreye batarabirya, abandi bamara kubibona byabonetse igihe cyo kubirya cyageze, indwara zikamufata zarangiza zikamubuza no kubirya. Kuko Imana yarizi yuko ari zo ngorane mwene muntu azanyuramo mu rugendo rw'ubuzima bwe. Imana iteganya yuko ubu buzima tubukoresha neza, bukaduhindukira igishoro cyo kuzabaho mu buzima bw'iteka ryose, aho abantu batazapfa. Uwagira ngo abantu bamenye iri banga, baba bamenye ibanga rikomeye cyane. Ariko reka mbabwire ngo ubu buzima nubwo kwitegura kuzabaho. Reka wenda nsomye igihamya kimwe kiri mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, cyangwa se umurimo w'ubuvuzi, ku page ya 446 haranditse ngo our life work here is a preparation for the life for eternal life. Ubuzima dufite hano ku isi nubwo kudufasha kwitegura ubuzima bw'iteka ryose. Education began here will not be complete in this life. Uburezi twatangira hano ku isi ntabwo buzarangira muri ubuzima. It will be going forward through the eternal age. Ahubwo ubuzima tuzabukomeza no mu buzima bw'ahazaza. Rero nuko bimeze. No mu gitabo cy'umurimo w'umukristo haranditse ngo notre vie ici haranditse ngo notre monde n'est pas un paradis pour les chrétiens. Iyi si ntabwo ari paradiso ku bakristo, mais c'est l'atelier de Dieu où nous faisons notre apprentissage pour pouvoir vivre en compagnie des anges. Ahubwo ubuzima dufite hano ku isi ngo ni nk'uruganda rwo kudutegura kuzabaho mu buzima bundi aho tuzabana n'abamarayika. Rero bana b'Imana, ubu buzima dushaka twabukoresha neza. Imana yarabuduhaye, twebwe tubushakamo umunezero, twebwe tubushakamo paradiso yo ku isi, twebwe tubushakamo ubuzima butarimo ibyago. Nizo ntambara abantu baba barimo. Ariko reka mbahebye, ubuzima bwa hano ku isi kubugira paradiso ntabwo bishoboka. Ubuzima bwa hano ku isi kubukuramo ingorane n'ibibazo ntabwo bishoboka. Ubuzima bwa hano ku isi kubukuramo ibigeragezo ntabwo bishoboka. Kandi nizo ntambara abantu barimo, nizo ntambara zigoye abantu, nizo zibujije abantu imyiteguro. Ariko reka mbasubiriremo ngo ubu buzima iyo umuntu amenye ibanga yuko ari igishoro Imana iduhaye ngo twitegure kuzabaho, icyo gishoro akagikoresha neza, abamenye kubaha icyari cyo. Iyo yari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri nuko dusabwa gukoresha ubu buzima tukagira imyiteguro yo kunesha urupfu. Urupfu ndavuga urupfu rusanzwe, ntacyo twakora, abantu bagomba gupfa. Nta masengesho twasenga ngo abantu bateye gupfa. Ariko isezerano ry'ukuri, isezerano ridakuka, abagize imyiteguro myiza muri ubu buzima bwa hano ku isi basezeraniwe kuzabaho mu buzima bw'iteka ryose, kandi ni ubuzima abantu batazapfa. Noneho turasabwa gukoresha neza ubu buzima, tukabukoresha tugira imyiteguro yo kuzabona Imana. Kandi biranditse ngo iyo umunyabyaha apfuye biba birangiye, nta bindi byiringiro.
ariko iyo umukristo cyangwa se umukiranutsi apfuye aba abikiwe ubugingo buhoraho. Mwumve uko byanditse Imigani 11:7. Iyo umuntu apfuye muri ubu buzima ataramenye kubukoresha neza, agapfa ataragize imyiteguro ihagije, agapfira mu byaha, ubuzima bwe buba burangiriyeho, nta byiringiro, ndetse ngo bene abo nibazuka bazaba bazukiye no gukorwa n'isoni no gupfa urupfu rwa kabiri, kubera ko batagize imyiteguro myiza. 11:7. Iyo umunyabyaha apfuye, kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Ndasubiramo, iyo umunyabyaha apfuye, kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Iyo umuntu atakoresheje iminsi yo kubaho kwe neza, agapfa atarayikoresha neza, agapfira mu byaha, Imana yaramuhaye agahe gahagije ko kwitegura nk'uko nabibabwiye mu ngingo ya mbere, akaba atarakoze imyiteguro yo kuzabona Imana, iyo apfuye biba birangiye. Umuntu wawe yapfuye akaba apfiriye mu byaha, ushaka warira, amarira yawe akamuherekeza, kuko biba birangiye. Nawe ubwawe umunsi uzapfa ariko ugapfiriye mu byaha, bashaka bazarire, kuko nirwo rupfu nyarupfu, ubundi nirwo rupfu, kuko biba birangiye, nta byiringiro byo kuzabaho biba bihari. Iyo umunyabyaha apfuye biba birangiye. Ariko iyo umukiranutsi apfuye, mwumva amagambo bandikiwe, ntabwo biba birangiye, ahubwo mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere igice ni icya 4, Abatesalonike ba mbere, mwumva amagambo yanditswemo. Iyo abakiranutsi bapfuye ntabwo biba birangiye, ahubwo hari ikindi kiba kibategereje. 4:13. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo tumenye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Abantu bacu bashobora gupfa, urupfu rurababaza pe, nta n'ikintu kirura kandi gisharira nk'urupfu. Ariko abantu bacu bapfiriye muri Kristo Yesu, ubwo ni abantu bamenye kwitegura iminsi y'ubuzima yo kubaho kwabo bakayikoresha neza. Biranditse ngo abo Yesu azabazura kuko nawe yazutse. Nibyo byiringiro mbese by'abakiranutsi. Iki nicyo tubabwira, tubibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyana nabo, tuzamurwe mu bicu, dusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mubaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Aha haranditse ngo nuko abapfuye ariko bagapfira muri Kristo Yesu, abo bazazuka. Bana b'Imana, ubuzima bwa hano ku isi, njye ntabwo nzi icyo uri cyo, ntabwo nzi n'ibyo ugezeho, n'ibigushishikaje ntabwo nabimenye, n'ibikunejeje muri iyi si ntabwo mbizi. Ariko ibyo waba ubamo byose muri ubu buzima, nkubwije ukuri, ubuzima bwa hano butarimo ibyiringiro byo kuzabona Imana ni ubusa. Urugendo rw'umuntu ni urw'ibigeragezo, urugendo rw'umuntu ni urw'intambara, urugendo rw'umuntu ni urw'ubusharire, urugendo rw'umuntu ni ukubisikanya kw'ibibi n'ibyiza. Urugendo rw'umuntu ruragoye, nubwo abantu bajya bagira igihe bakabimenyera. Noneho rero ibyo waba ubamo byose, nawe reba urugendo rw'ubuzima uko rumeze. Yaba umukire n'umukene, twese duhurira muri ibyo bigeragezo by'ubu buzima. Nubwo abantu batekereza yuko iyo ageze ku bukire abageze ku buzima, oya, n'umukire ararwara, n'umukire arabyara,
n'umukire aratwita, ibyo byose ni ibigeragezo, n'umukire ararera. Rero abantu bajya batekereza yuko ubukire ariyo stage ya nyuma cyangwa se urwego rwa nyuma rw'ubuzima bwiza. Reka mbabwire ngo ibigeragezo abatuye ku isi nyoko muntu tubihuriyeho, cyakora nuko tutajya duhura n'ibisa, ariko hari n'ibiri rusange twese duhuriramo kandi bigwa nabi abantu bose. Aha rero ngo abapfiye muri Kristo Yesu nibo bazazuka, nabagize imyiteguro yo kuzabona Imana, aba bazazuka ntabwo bazapfa. Ndetse iyo abantu bacu bapfuye bakaba bapfire muri Kristo Yesu, mu by'ukuri nta n'impamvu yo kurira, kubera ko baba bagize umugisha udasanzwe, kuko urupfu rwo ni ikintu kigera ku bantu bose. Noneho rero reka mbabwire ngo hari ibintu bibuza abantu imyiteguro. Icyambere kibuza abantu imyiteguro yo kwitegura kuzabaho ni ukugundira ibyaha bikundwa na kamere. Ibyaha nta mubyizi bitanga mu buzima bw'umuntu, bizana ibihombo gusa, ariko kuko kamere bikunda abantu barabigundira. Kandi iyo umuntu ari kugundira ibyaha aba ari kwibuza amahirwe yo kuzabaho ubuzima bw'iteka ryose. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukwiruka ku butunzi no gushaka gukomera. Ubundi imbaraga umuntu ashyira mu gushaka ubutunzi nubwo atari icyaha, n'imbaraga umuntu ashyira ku gukomera, reka nanavuge ngo zo ziba ziri kugabanya ubuzima bwe bwo kubaho. Iyo stress, uko kuburara, uko kubwirirwa umuntu agiye gushaka amafaranga, uko guhangayika, uko kurara umuntu adasinziriye ariko umuntu ajya gushaka amafaranga, biba biri buzana indwara, biba biri buzana akaga mu buzima bwa wa muntu. Ntabwo ari icyaha kujya kubishaka, ariko kujya gushaka amafaranga ya yandi Yobu yari afite agapfa akayasiga, ya yandi Aburahamu yari afite agapfa akayasiga, ya yandi ba Dawidi bari bafite bagapfa bakayasiga. Abo ni abagabo babayeho bagize ubutunzi bwinshi. Ya yandi Salomo yagize akazajya kubita imibare agasanga kwirukanka inyuma y'amafaranga ari ukwiruka inyuma y'umuyaga. Yari afite menshi, ayuru gushaka abo bakubanjirije kuyagira, barimo ba Salomo, barimo ba Dawidi, barimo ba Aburahamu, barimo ba Yobu, barimo n'abandi bantu benshi bo ku isi tuzi mu mateka y'iyi si, barimo babandi bo mu muryango wawe bayagize, barimo babandi bo mu gihugu cyawe uzi bayagize, bari babandi bo mu mudugudu w'iwanyu no mu kagari k'iwanyu bayagize, ariko bakarenga bagapfa bakayasiga. Ntakazakubuze kugira imyiteguro, kuko Yobu yarapfuye ayasiga ku isi, imirima n'intama zirasigara. Salomo yarapfuye, imirima, intama, amazu birasigara, waragenda. Dawidi yarapfuye, iyo mitungo iyituza kwitegura isigara hano ku isi. N'abandi benshi barimo ba Aburahamu babaye abakungu, ba Loti bagiye bapfa bakabisiga bigasigara hano ku isi. Abo ni abagabo bagize ubukungu. Aba hano ku isi tuziranyeho, baba bo mu bihugu byacu, baba bo mu miryango yacu, baba bo mu tugari twacu, birukanse ku mafaranga bakayashaka, ariko akanga amafaranga agasigara bo bagapfa. Ni ibimenyetso simusiga yuko amafaranga atarakwiriye gutuma umuntu abura kwitegura kuzabona Imana. Ariko amafaranga ajya gundira abantu, amafaranga ajya gwata abantu, kuyakunda no kuyakenera cyane, abantu bakabisimbuza kugira imyiteguro kuzabona Imana. Ubu ubaze nabi, kuko umunsi uzapfa azasigara. Ariko muri iyi minsi y'imperukaho aho bibereye bibi, amafaranga ari kubuza abantu kwitegura kuzabona Imana nta nubwo ari kuboneka, ahubwo ni intica ntikize, nataguze imodoka, ni ya yandi atari bugura inzu wenda wifuza, ni ya yandi atari bukubesheho mu buzima bukuruhura, ahubwo n'ubundi ni ya yandi umuntu ashaka akitwa boss, ariko uzinduka igicuku, utagira umwanya wo kurya, utagira umwanya wo kuruhuka kandi yitwa boss, utagira umwanya wo gusabana n'umuryango we kandi yitwa boss. Nayo ayo ni yabujije abantu imyiteguro. None se amafaranga arakubuza kwicara ngo urye, ukabutagira umwanya wo kurya, kandi iminsi yo gupfa iri kwegereza. Amafaranga
uri gushaka ariko akaba ataguha umwanya wo kwicarana n'abana bawe, ariko akakubuza no kwitegura Imana, kandi ubwo ibyo byose ntibikujyana mu rupfu. Amafaranga yawe utagira umwanya wenda no guherezaho no ku bandi, wenda ngo byibuze uvuga ati nayakoreye n'abandi bayariyeho, ariko akaba gushiriraho. Ibyo byose bikaba bikwegereza urupfu. Bana b'Imana, kubura imyiteguro yo kuzabona Imana bitewe n'urukundo rukunda amafaranga ni ukubara nabi. Benshi bawubaze batyo barapfuye arasigara. Benshi babibaze batyo bagashaka amafaranga, ugahinduka umushinga w'ubuzima, bakabura imyiteguro yo kwitegura kuzabaho, kwitegura kunesha urupfu. Benshi barapfuye uwabagarura. Benshi bahitamo gushaka Imana, ariko amafaranga bakayahereza undi mwanya. Ntabwo gushaka Imana bitubuza gukora, ntabwo gushaka Imana bitubuza gushaka amafaranga, ariko iyo gushaka amafaranga byambuye umuntu imyiteguro yo kuzabona Imana, ababaze nabi. Rero amafaranga nayo ari mu bintu bibujije abantu imyiteguro. Noneho ikindi kibujije abantu imyiteguro ni ibinezeza. Ibinezeza by'iyisi mw'abantu. Buri umuntu urabuzwa kwitegura Imana bitewe n'ubusambanyi ngo biramunezeza. Umuntu urabuza kwitegura Imana bitewe n'ubusinzi, namwe muzakaga kabibamo ngo akabura imyiteguro ngo ubusinzi buramunezeza, agahora nejejwe no kunywa inzoga. Umuntu urabura kwitegura Imana bitewe no kwambara naba, akazajya yirwa yambaye ubusa. Namwe mwumva icyo kintu kimubuje kwitegura Imana. Yambika ubusa, uyu mubiri urwara, uyu mubiri ubora ugapfa bakawushyingura. Ibyo bikamubuza kavuga ati ngewe ntabwo natandukana no gusa nuko abandi basa. Ibyo bikamubuza imyiteguro. Umuntu akabuzwa imyiteguro n'imikino isanzwe, akazajya yirirwa ari byo arangamiyemo ngo biramunezeza. Reka mbabwire ngo ibi bibujije abantu imyiteguro nta na kimwe gifitiye umuntu agaciro gasumba kwitegura ubuzima bw'ahazaza. Yaba amafaranga ya hano ku isi ntabwo afite agaciro kangana n'ubuzima bwo kudapfa. Abantu bazaragwa. Ibinezeza uko byaba bimeze kose ntabwo byagira agaciro kangana n'ubuzima bwo kutazapfa. Ibyaha uko byaba biryohera kamere uko ariko kose ntabwo byagira agaciro kangana n'ubuzima bw'ahazaza. Ariko ibi bintu uko ari bitatu mu buzima bw'abantu bibabujije imyiteguro. Reka twinjire kukugira imyiteguro. Ubundi abantu basabwa imyiteguro inyuze mu bintu bigera nko muri bine. Imyiteguro yo kuzabona Imana. Inzira ya mbere idufasha kuzabona Imana ni ugukoresha iminsi yo kubaho kwacu muri ubu buzima tuyishakamo imbabazi z'Imana. Iminsi y'ubu buzima dusabwa kuyikoresha neza tuyishakamo imbabazi z'Imana. Imana tuyicumuraho, Imana tuyikorera ibyaha. Ibyaha byawe nawe urabizi. Ibyo wakoreye Imana urabizi. Ibyo utagendamo neza ku Imana urabizi. Iyo umuntu akoresheje iyi minsi yo kubaho yiyuzuza n'Imana, akemura ibibazo afitanye n'Imana akayisaba imbabazi, abakoresheje neza igihe cye cyo kubaho. Kabiri, iyi minsi y'ubuzima uyikoresheje ukemura ibibazo ufitanye n'abandi, bitewe n'uko abantu twahemukiye, abantu twatutse, abantu twishe, abantu twanze, abantu twarogeye, abantu twababaje, ntabwo tuba tubayoboye. Iyi minsi y'ubu buzima uyikoresheje wiyunga n'abo bantu bikagufasha kwiyunga n'Imana. Umunsi wo gupfa wazicwa n'indwara, wazicwa n'impanuka, wazicwa n'urundi rupfu, ariko urupfu rukagusanga icyo kibazo waragikemuye. Nta kibazo ufitanye n'Imana, nta kibazo ufitanye na bagenzi bawe, ubukoresheje neza iminsi yo kubaho. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, kubana neza n'abandi. Iyo umuntu akoresheje iyi minsi yo kubaho akayikoresha abana neza n'abandi, aba yitegura kuzabona Imana. Muri ubu buzima kugira ngo dushobokane n'abandi bisaba kwihangana. Bazagutuka, bazaguhemukira, bazakwanga, bazakwiba, bazakubeshyera, bazakugambanira, bazakuvuga, bazagukorera n'ibindi byaha.
usabwa kurinda umubano wawe abagukorera ibyo, ukabihanganira, ukabababarira, ukabaharira, kandi ukagira umutima ukeye ku buzima bwabo. Ibyo iyo bikoze muri ubu buzima bwa hano ku isi, uba ukoresheje iminsi yawe yo kubaho neza, kandi uba witegura kuzabaho mu buzima bw'iteka ryose. Icya gatatu ni ukugirira umumaro abandi muri ubu buzima. Iyo iminsi Imana ikongeye muri ubu buzima, uyikoresheje neza, ukayikoresha ugirira abandi umumaro, ukagira umumaro iwawe mu rugo, ukagira umumaro muri rubanda, ukagira umumaro mu muryango, ukagira umumaro mu gihugu cyawe, ntubeho ubangamiye abandi batesheje umutwe, abantu barara amajoro ku bwawe, ahubwo ukabaho hari abantu banejejwe n'uko Imana yakuremye ugatura ku isi. Abantu bakazajya bahora bashima Imana yatumye ubaho, ubuzima bwawe bugatabara abandi, ubuzima bwawe bugahumuriza abandi, amafaranga yawe abandi bakayaryaho, abandi bakabona presence yawe ukabaherekeza biri ngombwa, mbese ubuzima bwawe bukabera abandi umugisha. Ubumenye gukoresha neza ubuzima bwawe, kandi uba witegura kuzabaho noneho ukabaho ufite icyo wimariye, nayo ni intego y'ubuzima. Ukabaho utiyicisha itabi, ukabaho utiyicisha inzoga, ukabaho utiyahuza ubusambanyi, ukabaho utiyahuza n'ibindi byose byica ubuzima bw'umuntu, ahubwo nawe ukigirira umumaro. Tiwangiriza urusengero rw'Imana Imana yaguhaye, uba ukoresheje neza iminsi yo kubaho, kandi n'iby'Imana yifuza. Noneho indi ngingo twababwiye ni uko iyo abantu bafite kwizera kugabanya ubwoba bwo gupfa. Iyo abantu bagira kwizera Imana, kwizera kugabanya ubwoba bwo gupfa. Mu gitabo cya Zaburi 116:15 hatubwira yuko Imana iyo abayo bapfuye, ntabwo Imana ijya ibabara ngo iyo abayo bapfuye, ahubwo mwumve nguko bigenda. 116:15 urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Uwiteka ni ukuri, ndi umugaragu wawe, umwana w'umuja wawe, wambohoye ingoyi. Ariko iryo nari nshyakanira ngo urupfu rw'abakunzi b'Uwiteka ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Iyo abantu b'Imana bapfuye, Imana ibinezerewe, iba yishimye, kuko ibizi yuko babikiye ubugingo buhoraho, badapfuye ahubwo basinziriye, igihe kizagera bakaba. Rero abantu b'Imana bamenya ayo mabanga, niyo baba barwaye barembye bagira ibyiringiro, niyo baba bafite ingorane zishobora kubica, wenda se bazengurutswe n'abarozi, wenda se bazengurutswe n'akaga, wenda se bari mu kaga gashobora gutwara ubuzima bwabo, bagira ibyiringiro. Bagira ibyiringiro barwaye barembye, bakabyiringiro, ntibacike intege ngo bivovote kuko urupfu rukuza. Niyo bari hafi mu mpanuka z'urupfu barakomera, niyo bari mu buribwe bw'indwara barakomera, niyo bari gukangishwa ngo bazabica, bagira ibyiringiro, bakiringira Imana, bitewe nuko kumenya ibi bintu bimara ubwoba bw'urupfu. Byanditswe ahantu henshi, ariko reka nsome ku Bavoduwa bari basumbirijwe n'urupfu ruri hafi kubatwara, ariko mwumve biranditse ngo mu bintu batinyaga ntabwo urupfu rwabagamo. Haranditse ngo 774 haranditse ngo intambara ikomeye, the assurance of the Savior's love seemed too much for some of these poor tempted tossed souls to realize. Ibyiringiro by'urukundo rw'umucunguzi byari byinshi kuri aba bantu bageragezwaga cyane. So great was the relief which it brought. Urukundo Yesu yabakundaga rwabazaniraga guhumurizwa. Such a flood of light was shed upon them. Kandi umucyo uvuye ku Mana wabarasiragaho, that they seemed transported to heaven. Noneho nubwo bari mu byago basaga naho bazamuwe mu ijuru. Their hands were laid confidently in the hand of Christ.
aba bantu bari mu bigeragezo, ariko mwumve ngo ibiganza byabo barabiramburaga bafite kwiringira, bakabiramburira mu kiganza cya Kristo. Their feet were planted upon the rock of ages. Ibirenge byabo bari baramaze kubishyira ku gitare cy'ibihe byose. All fear of the death was banished. Ubwoba bwose buterwa no gutinya urupfu bari baraburangije. Aba bantu ntabwo batinyaga gupfa. They could now convert the poison and forgot, if it might be their honor, the name of their redeemer. Aharantse ngo ubuvumo babaga barimo na za prison babaga bafungiwemo bazihinduraga ahantu heza ku bw'icyubahiro cya Kristo Yesu. Rero bana b'Imana, iyo abantu iyo bamaze kumenya Imana no mu rupfu barakomera. Aha niho Stefano yageze, bamutera amabuye, baramuzabiranya mu byakozwe n'intumwa igice ni cya 7. Ariko mwumva ibyiringiro abana b'Imana na Bibiliya irabivuga, iyo bari gupfa bari mu rupfu ntabwo ubwoba bw'urupfu babugira. Yasobanuye ibintu azi yuko byamwicisha, ariko mwumva amagambo ya Stefano 54:7. Aranditse ngo babyumve batyo bazabirangwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli, bamutera amabuye. Arambaza ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga, Mwami ntubabariho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Namwe murumva nuko abana b'Imana bapfaga. Abana b'Imana bafite ibyiringiro nuko bapfaga, ngo bapfaga banezerewe, cyane cyane abaziza akarengane, bagapfa bishimye, bagapfa ngo ku maso yabo hatariho umubabaro, ngo bajyaga bapfa bari kuririmba indirimbo z'umunezero bitewe n'ibyiringiro by'uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Rero bana b'Imana turasabwa kubimenya, kandi abapfuye bazazuka tubabone, nk'uko byanditswe ngo urupfu ruzamirwa no kunesha. Imana iduhe ibyo byiringiro, Imana iduhe kunesha urupfu binyuriye mu kugira imyiteguro yo kuzabona Imana mu izina rya Yesu. Amen. Rero aha niho dusoreje, ndumva twasenga, ariko ababanye natwe muri aya materaniro turabashimiye cyane. Uwiteka abahire. Rero reka dusenge kugira ngo tube dusoje aya materaniro. Data wera, turagushimye, uri umugiraneza w'imbabazi. Ubw'icyaha cyageze hano ku isi, ntabwo wemeye yuko tubaho muri ubu buzima bw'akaga n'ingorane gusa, ahubwo wateganije yuko nyuma y'ubu buzima hazabaho ubundi buzima. Uduha amahirwe yo kugira imyiteguro kugira ngo tuzakubone. Rero Data wera, ndakwinginze ngo uduhe imyiteguro yo kuzakubona, maze natwe igihe nikigera tukava muri uyu mubiri, ariko tugapfana ibyiringiro tuzabishimira izina ryawe. Rero Mwami Imana, muri ubu buzima tubayeho bwa hano ku isi, duhura n'ingorane nyinshi zitubuza kugira imyiteguro, ziturinde, kandi ibisabwa byose kugira ngo tugire imyiteguro nabyo ubiduhe. Kandi n'ababuze ababo Data, turabasabiye kugira ngo ubahe umutima wizera, ubahe imyiteguro myiza, uzaduhe kuzakubona nyuma y'ubu buzima.